ku bwanjye, ahubwo data uguma muri nge niwe ukora imirimo ye. Nimunyizere mwemere ko ndi muri data na data akaba muri nge. Ariko rero nimutizerwa n'ibyo mvuga, munyizerwe n'imirimo nkora ubwayo. Ni ukuri ndababwira yuko unyizera imirimo nkora nawe azayikora, ndetse azakora n'iyiruta, kuko njya kwa data. Kandi icyo muzasaba cyose mu izina ryanjye nzagikora, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Nimugira icyo musaba cyose mu izina ryanjye nzagikora. Nimunkunda muzitondera amategeko yanjye. 16. Nanjye nzasaba data, nawe azabaha undi mufasha wo kubana namwe ibihe byose. Niwe mwuka w'ukuri. Ntibishoboka ko ab'isi bamuhabwa, kuko batamurora kandi batamuzi, ariko mwebweho muramuzi, kuko abana namwe kandi azaba muri mwe. Sinzabasiga nk'imfubyi, ahubwo nzazaho muri. Yesu atugirire neza. Haleluya. Iri jambo Yesu yaribwiraga intumwa ze ubwo zari zitangiye kubona zicitse intege. Yesu arazibwira ati, nimuguma muri nge amategeko yanjye akaba muri mwe, munsabe icyo mushaka cyose muzakibona, kandi mugisabe mwizeye. Kubera ko ikintu cya mbere nshatse kubabwira, ikintu cyitwa kwizera, impano yo kwizera ni impano ikomeye cyane, kuko icyo usaba Imana cyose igusubiza bitewe n'uko wayizeye. Ndetse kwizera niko gukurura igisubizo, niko gukurura ibyingiro n'ibigisubizo. Ni ibintu bigendana mu gukurura ubushake bw'Imana ku buzima bwawe. Ni ukuvuga ngo ibasha gukora ibiruta cyane ibyo dusaba n'ibyo twibwira, bitewe n'imbaraga zidukoreramo z'ubumana uko zingana. Uko wizera Imana yawe mu kigeragezo, ukizera Imana utishingikirije ku kintu runaka cyangwa ku muntu runaka, ukavuga ati ko biri kose nzi ko Imana imfiteho umugambi, kuko ntabwo na rimwe nk'impanuka na rimwe umugambi w'Imana. Ibi ngibi rero nibyo tumara kubona hano mu ivanjiri. Yesu yabwiraga intumwa ze, ababwira ko nibagira ukwizera ndetse bazakora n'imirimo irutaho ku byo babona, kubera ko ntabwo ari bo zari kuyikora, ahubwo ni imbaraga z'Imana ziba ziri gukorera muri bo. Haleluya. Ni ukuvuga ngo hari abantu benshi bibwira ko basengera abarwayi bagakira, bakumva ko ari bo babakijije. Ntabwo uri umukiza, ntabwo ndi umukiza. Umukiza ni umwe, n'Uwiteka Imana yacu. Umukiza ni imbaraga z'Imana zikorera muri wowe, zikakunyuramo umuntu akagera kwizera cyangwa ukamwizerera, imbaraga z'Imana zikamukoraho. Haleluya. Ariko ntitukishuke ko twe turi ibikoresho by'Imana, kubera ko muri twebwe uyu mubiri twambaye n'amagufa n'inyama ntabwo ari wo nguwo Imana ikorana nawo, ahubwo ikorana n'umuntu w'imbere uturimo, ikorana n'umuntu uri imbere uri muri wowe. Ni ukuvuga ngo ni ibimenyetso bigendana n'abizera, ngo bazasengera abarwayi bakire, bazakandagira. Kubera iki twese tudashobora gusengera abarwayi ngo bikunde? Kubera iki tudashobora kugendana n'ibyo bimenyetso bigira n'abizera? Biterwa n'imbaraga zidukorera muko zingana. Nshuti yanjye, ntabwo nzi imbaraga zigukora muko zingana. Ushobora kuba ugira imbaraga zigukoramo bitewe n'uko wabonye amafaranga kuri konte, ukumva ko imbaraga zigukoramo kubera ko ukumva ko ufite imbaraga z'amafaranga ku ruhande rwawe. Kumva ko imbaraga zigukoreramo wakumva zifite agaciro kubera ko hari umuntu wagukubise akazi keza. Ukumva ko imbaraga zigukoreramo kubera ko wasaruye. Ukumva ko imbaraga zigukoreramo kubera ko ufite inka yawe cyangwa se amatungo yawe yabyaye. Kumva ko imbaraga zigukoreramo kubera ko wabonye surprise y'ubuzima. Ubwo ni ubuzima nshuti yanjye bwo kuri iyi si buzashira. Ubu ni ubuzima Imana iguhereza kuri surprise, yabiguha cyangwa ntibiguhe, izakomeza ib'Imana. Wayisenga ikagusubiza, none ikeka gusubiza icyo ikakubwira ati rindira, cyangwa kubwira ati oya, izakomeza ib'Imana. Ahubwo ikintu nagusaba ni kugira ngo imbaraga zigukoreramo zo kwiringira Imana ni izihe. Hari igihe Imana ikureka gatoya kugira ngo irebe ukwizera kwawe uko kungana,
kuko hari benshi bakurikira Imana bayishakaho ibintu, bagakurikira Imana bayishakaho ubutunzi, bagakurikira Imana bayishakaho amasikse, bagakurikira Imana bayishakaho ubuhamya bwiza mu bandi, bakurikira Imana bayishakaho iby'isi. Ariko ntabwo ariko bimeze. N'iby'isi irabitanga, gusa n'ibyuzuye n'ibyayo, kandi niyo rurema niyo bishaho byose. Ariko icyo Imana gushaka, ukurikira Imana nk'umwizerwa, kandi uyigire inshuti y'inkoramutima, ndetse inshuti ishobora kukubabaza ariko ukayibabarira, ndetse nawe ikakubabaza nawe ukayibabarira, kubera ko Imana yacu irakomeye cyane, ishaka kureba imbaraga ukuyizeramo. Turebe ko umugabo witwa Yobu yari inshuti y'Imana, ariko arageragezwa, ndetse Imana irabyemera ati mugerageza ko muzakore ku bugingo bwe. Arageragezwa cyane, ariko aravuga ati umva uko biri kose nzapfa n'inyangamugayo, ati nubwo napfa ariko nzapfa n'inyangamugayo. Uwo niko Yobu yavuze. Haleluya. Mugabo Yobu ndamukunda cyane. Aravuga ati nubwo byose bimeze gutya, inshuti, abantu benshi bagukunda ari uko ufite, bagukunda ari kubera ko hari akantu bari kukubona, bagukunda kubera ko hari icyo bari kubona muri wowe, kubera ko hari icyo bateganya kuri wowe. Ni ukuvuga ngo yarangiza kukibura cyangwa ubuzima bwahinduka ukongera ugasubira inyuma. Ni ukuvuga ngo buri level igendana n'inshuti zabo ungana nazo. Niko ubuzima bwo kuri isi bumeze. Kuri bamwe harimo n'abatabigira, ariko kuri bamwe ni gutyo bimeze. Niba utunze igare uzagendana n'inshuti z'abanyegare, nutunga moto uzagendana n'inshuti z'abanyemoto, nutunga imodoka uzagendana n'inshuti z'abanyemodoka, ndetse nukutunga icugutu ndetse ingorofani uzagira inshuti z'ingorofani, n'uworora inka uzagira inshuti z'aborozi, n'ubura umuhinzi uzagira inshuti z'abahinzi, n'ubura umucuruzi uzagira inshuti z'abacuruzi. Ni ku isi imeze, ni ku isi yubatse, niko system y'isi yubatse. N'ubura umukristo uzagira inshuti z'abakristo, n'ubura umupagani uzagira inshuti z'abapagani. Abanyarwanda bakatubwira ngo nyereka uwo mugendana nawe nkwereke uwo uriwe, nkubwire uwo uriwe. Niko bivugwa kandi niko kuri. Nugendana n'abafite ingeso mbi, amaherezo nawe uzazandura. Nugendana n'abafite ingeso nziza, amaherezo nawe uzagira izo ngeso nziza. Ariko none ibyo ntabwo ari icyo byashatse kuvuga. Twe duhinduke duse na Yesu, uko Yesu yaravuze ati nimuguma muri nge mukagendera muri nge, muzasaba icyo mushaka, kandi icyo muzasaba cyose muzabwisabe mwizeye, kubera ko wizeye imbaraga z'uri kugendana nayo. Uri kugendana n'imbaraga z'Imana zirimo, kandi izo mbaraga z'Imana Yesu yagiye mu ijuru avuga ngo ntabwo mbasize nk'imfubyi, reka nze mboherereze umufasha uzabana namwe, ari we Mwuka Wera. Uwo mufasha twahawe mu Mwuka Wera ni ugendana nawe mu bigeragezo uhura nabyo. Umwuka Wera akagufasha, kubera umufasha, akakubera umujyanama. Mu burwayi wahura nabyo, Umwuka Wera akakubwira ati humura mwana wanjye ndi kumwe nawe. Abantu bakugendaho hirya no hino, cyangwa se amarozi yakugendaho, cyangwa se ibitero by'abadayimoni byakugendaho, Umwuka Wera akakubwira ati mwana wanjye humura, kora kunguku, nubwo bimeze gutya ariko ndagutabara kandi kumwe nawe. Bagatanga ingabo nyinshi, ariko witakoreza umutabazi kugira ngo izo ngabo zose zipfu ubusa. Haleluya. Uwiteka akakwitangira, kuko Uwiteka Imana yacu ni inyembaraga. Uwiteka Imana yacu arakomeye cyane. Uwiteka Imana yacu abibona nk'agakino, kubera ko ivuga ngo aha umuntu wanjye aranyizeye, umukiranutsi wanjye aranyizeye. Nubwo mwagira gutya kumwere gukora ku bugingo bwe, ntacyo azaba, akabikora kwibahisha. Ariko ntabwo babyumva, ntabwo babona imbaraga z'Imana, ntabwo babona gukora kw'Imana. Barakomeza kubera ko bafite izindi mbaraga ziba zibakoresha, ariko bakavuga ngo umukino Satani akina, umukino Satani akinira ku bakristo uba ufite iherezo, kubera ko ubuhora muri uzenguruka iki kibazo, wagera ku gasengero cy'imigisha, umugisha wawe ukaza. Nshuti yanjye, nshaka kubwira ko iyo urimo kugeragezwa ukabona ikigeragezo kije ari cyinshi cyane, ujye umenya ko imbere y'ikigeragezo hari umugisha w'Imana, hari gift y'Imana y'ikigeragezo, hari gift nyuma y'ikigeragezo, hari gift y'umugisha, hari agaseke k'imigisha uri gusingira. Iri mu kigeragezo uri kuzamuka umusozi w'ikigeragezo kugasongera hari umugisha wawe. Niyo mpamvu iyo wihanganye cyane ugafata agasenge ukagera ku gasongero, ku musozo w'ikigeragezo cyawe, usangaho umugisha w'Imana ugutegereje, kubera ko imigisha yacu yose abizera iri ku Mana, kandi ngo dufite ibyiringiro ngo ko tuzayibona, ngo itanka ibigega by'imigisha yacu biri ku Mana, nta handi. Kugira ngo uyisorome rero gira kwizera no kwiringira, ariko were guhutiraho ko Imana yo ifite igihe cyayo, igihe kitwigisha neza. Hari igihe kiba cyiza ubuzima bw'umwana w'umuntu, ubuzima bwo kuri iyi si buri periodika kigera ukagira 6 cyane, igihe kigera 6 kamanuka, igihe kigera ko bamuhaye ukagira ibyishimo, ukagira umubabaro, ugaseka cyane, ukanezerwa, ukongera ukababara, donc mu buzima ni ntabwo buhora burambaraye, harimo ubuzamuka, harimo ubumanuke, harimo umurambararo. Ni gutyo ubuzima bwubatse. Ariko ubwo buzima bwose mu byishimo, nshuti yanjye,
ishime ariko were kwishyira hejuru, wumve ko hejuru y'izo mbaraga y'ibyishimo byose hari imbaraga z'Imana. Babara ariko mu kubabara kwawe wumve ko mu mubabaro wawe hejuru uwo mubabaro wose ukuremereye gutyo n'uburwayi n'ibigeragezo byose hari imbaraga z'Imana. Hejuru y'ubwo buzima buri constant ukumva nta cyiza nta kibi nta kikunejeje nta nikikubabaje, umva ko muri ubwo buzima bumeze gutyo hari imbaraga z'Imana. Uvuga ati niringiye Imana muri ibi byishimo byanjye, niringiye Imana muri iki kigerageza, niringiye Imana muri aya mahirwe, niringiye Imana muri uku kugeragezwa muri iki kibazo, kubera ko ni Imana ihinduranya ibihe bikabaho kandi igategeka byose bikemera. Ikemera ko urogwa, ikemera ko ikigerageza kikugeraho, ikemera ko ikintu utakeka kikugwaho runaka, ariko nyuma yo kugeragezwa Imana yabona ukwihangana kwawe. Haleluya. Igaca inzira, ubutabazi bukakuzaho, ugatabarwa, maze izina ry'Imana rigahabwa icyubahiro. Ibyo ngibyo bikorera iki? Ibikorera kugira ngo ababibona babone imbaraga z'Imana ku buzima bwawe. Ni ukugira ngo imirimo y'Imana yerekanirwe kuri wowe ko Imana ishoboye byose. Haleluya. Kubera ko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo, kandi twaremye kugira ngo tube ibiremwa ndetse n'ibihamya, ndetse tube abaramyi bo kuramya izina ry'Imana. Iyo uhagaze mu kigerageza neza ugatsinda, barakubwira ati uriya muntu afite imbuto nziza, kubera ko yageragejwe kuri ubu buryo ariko aratsinda aranesha. Uriya muntu azi kwihangana, kubera ntabwo nshuti yanjye imbuto z'umwuka wera tuvuga urukundo, amahoro, kwihangana, kugira neza, ntabwo tuzabibona mu buzima bukunejeje bw'ibyishimo gusa. Tuzayibona mu gihe wageragejwe ukuntu uzaba uhagaze muri icyo kigeragezo. Ati ese yihanganye ku buhe buryo? Ese yagize urukundo ku buhe buryo? Inshuti zose zakuvuyeho. Ese yagize kwifata, kwikontorora ubuzima, umubiri ukunaniye, kumva wakwirekura nk'abandi bose, yifashe ku buhe buryo? Haleluya. Ese muri ibi bibazo bitandukanye gutya, za mbuto z'umwuka wera tuvuga ngo soroma imbuto, wiza imbuto. Iba nk'igitini cy'Uwiteka, uba nk'umutini w'Uwiteka. Yesu naza gusoroma imbuto. Haleluya. Ijambo ry'Imana biratubwira ngo Yesu yavumye umutini asanga nta mbuto, ariko ikige ntabwo ari igihe cyo kwera k'umutini. Ariko noneho twe nk'abakristo duhora twera imbuto. Ni ukuvuga ngo mu bigeragezo ukuntu watsinze ukazamuka kuri agasengero k'imigisha yawe, ukazamuka umusozi wawe w'ikigeragezo, ukagera ku kigega cy'umugisha wawe, ugatangira kuwusoromaho, niba batangira kuvuga ati uriya muntu asenga Imana, uriya muntu ni inyangamugayo, uriya muntu afite icyo yiringiye, iyo yiringiye Imana nzima, uriya muntu afite ubuhamya bwiza, uriya muntu asenga Imana, uriya muntu ntabwo ajya bivanga, uriya muntu abihagazemo neza. Haleluya. Kubera ko hari Imana idushigikira, hari Imana igendana nawe, hari Imana itajya ihemuka, hari Imana igufiteho umugambi muremure, hari Imana ifite icyo yakuvuzeho, hari Imana ifite icyo yakugambiriyeho, hari Imana igufitiye intumbero nziza. Nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima. Haleluya. Ikindi nshaka gusozerezaho, ntabwo hano turi kuri iyi si kugira ngo tubeho dusaze ni ukubirangire gusa. Oya, turi hano kuri iyi si, niba uri mu bibazo ubu umwambasaderi mwiza mu bibazo shiti yanjye, niba uri mu bisubizo nabyo ubu umwambasaderi mwiza mu bisubizo, were kwivuna ku bantu, ndetse niba uri no mu bibazo ba mu ambasaderi mwiza, wihangane cyane, kubera ko buri ibyishimo hari ababinyuzemo kandi babinyuramo neza. Akazi keza arabakanyuzemo bakanyuramo neza. Ubwami hari ababaye abami babinyuramo neza. Hari ababaye abakozi b'Imana babinyuramo neza. Hari ababaye abarwayi babinyuramo neza. Hari ababaye mu mudendezo babinyuramo neza. Ibintu byose, ikigero cyose kirimo n'igihe cyose cyurimo, gikoreramo Imana neza. Gikoresherezemo neza kuramya Imana, gikoresherezemo neza gusingiza Imana, gikoresherezemo neza guhesha izina ry'Imana icyubahiro. Haleluya. Kubera ko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo. Haleluya. Turabo yaremye ituremeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo. Nshuti yanjye rero, ubuzima bwose bw'urimo ujye umenya ko igihe cyose umuntu abamo agira iherezo. Kuri iyi si ni icumbi, kuri iyi si ntabwo ari iwacu, kuri iyi si nta imuhira. Hoya, imuhira si iwacu, saha ngaha. Imuhira ni mu ijuru, imwijuru aho ngaho ni iwacu. Uyu mubiri upfa usigara hano kuri iyi si, uyu mubiri inyama n'amaraso usigara hano kuri iyi si, ariko umuntu w'imbere utabora, uwo nguwo ni uzareba Imana. Haleluya. Uwo mubiri w'imbere utabora niwo umufasha mwuka wera aza akaganiriza. Ati muntu wanjye w'imbere
turi kumwe, usingiza Imana, ramya Imana, kubera ko Uwiteka niwe mwungeri wacu. Ndetse Uwiteka afite umugambi uhambaye ku kiremwa muntu, kubera ko ni ikiremwa muntu yagihaye ubwenge, agihereza amarangamutima, agihereza ibyo byose. Ariko Yesu Kristo cyangwa Umwuka Wera wahawe ntabwo ajya guhata ngo kora iki. Ni umujyanama wawe, nahawe kumwumvira. Ugahitamo inzira nziza cyangwa inzira mbi, ugahitamo inzira yo gusingiza Imana cyangwa ugahitamo inzira y'amatiku, ukaba umwemera Imana cyangwa se umuhakanyi, ukemera izina ry'Imana cyangwa se ukarihakana, ukagira kwizera cyangwa ukizera abantu, ukizera Imana yo mu ijuru yonyine cyangwa ukizerera mu mitungo cyangwa mu bindi bintu bitandukanye. Ariko nakubwira ngo gira kwizera, wizera Imana ishoboye byose. Mu bigerageza no mu bisubizo gira kwizera. Nshuti yanjye, mu bintu byose ibihe bigenda bihindagurika. None uzabaho neza, ejo uzabaho nabi, ejo uzishima, ejo uzababara, ejo uzumva uguwe neza, ejo uzumva uzaramuka wababaye. Ariko muri ibyo byose menya ko hariho nyiribihe, ibihe bigenda bihindagurika, kandi tumenye ko twese yaturemeye imirimo myiza ngo tuyigenderemo. Gira kwihangana kandi usingiza Imana. Mu byo utekereza no mu byo ugambirira, ujye uvuga ati ese Mana wandemeye iki? Ese kuri iyi si nzasiga nkoze iyihe mission? Mu kiremwa waremwe nkanjye nzakora kugira ngo iyo mission izaguheshe icyubahiro. Imirimo iyo mission bajye bayinyibukiraho. Tuzirikane ko gukizwa ni ubuntu, gukizwa ntago ari ikiguzi, gukizwa ntago uzakurikira Imana kubera ko kangiye gukurikira Imana kugira ngo abarozi batandoga, reka ngiye gukurikira Imana kugira ngo mbone amafaranga, reka ngiye gukurikira Imana kugira ngo mbone akazi keza, kangiye gukurikira Imana kugira ngo mbone visa yo kujya hanze, kangiye gukurikira Imana kugira ngo mbone umugabo, kangiye gukurikira Imana kugira ngo mbone umugore, kangiye gukurikira Imana kugira ngo mbone inshuti z'umumaro, kangiye gukurikira Imana kugira ngo menyekane. Oya, kurikira Imana kugira ngo uhembure ubugingo bwawe, kuko Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo, kandi ubugingo buzima ubutari ubu ngubu tuvuga, ubugingo buzabaho na nyuma y'urupfu. Haleluya. Nibyo ngwifuriza nshuti yanjye, haranira ubuzima buzabaho na nyuma y'urupfu. Haleluya. Ubwo buzima nibwo buzagendana n'umubiri, ubugingo bwawe bugakubitana n'Umwuka Wera akakuganza. Ganzwa n'Umwuka Wera rero, kandi ugire cyo kwizera. Icyo usaba cyose wizere kugihawe. Haleluya. Nibyo dusomye hano muri Yohana igice cya 14. Icyo usaba cyose wizere kugihawe. Ntago dusenga Bayali, ntago dusenga Dagoni, ariko izere kugihawe mu isezerano ry'Imana. Gira kwizera nshuti, were kwizerera mu bantu, were kwizera muri runaka nanyizerera, cyangwa se ngizera kubera ko nasenganyira ba runaka, cyangwa se kubera ko nagiye hano. Oya, umutima wawe isuzume, wumve niba wizeye Imana. Shadraka, Meshaki na Abedenego baravuze ati naho yadukiza cyangwa ntidukize, ntidushobora kubarara imbere y'ikigirwamana. Ntago bishoboka. Ikigirwamana gishobora kubera umubyeyi wawe, ikigirwamana gishobora kubera amatungo yawe, gishobora kubera akazi kawe, gishobora kubera imiryango yawe, gishobora kukubera ariko nshuti yanjye nshaka kugira ngo Shadraka, Meshaki na Abedenego mu muriro w'itanura nta mwene wabo wari urimo. ntawe nta mwene wabo wari urimo. Gusa mwene wabo nuko wabonye mu wundi wa kane usa na marayika w'Imana, ariwe Yesu Kristo. Yesu muragendana, Umwuka w'Imana muragendana. Daniyeli mu rwobo rw'intare bamutereramo. Please, nta mwene wabo wigeze afata intare ngo zitamurye. Ntawe yagezemo asangamo inshuti iruta izindi zose, ariwe Yesu Kristo. Kubera ko yari yizeye, aravuga tumva nubwo najya mwazarwo rw'intare, ahubwo zitazinduka inshuti ze zitangira kumuramutsa, zishonje, ariko Yesu azibumba iminwa. Zitangira kumva hari umuntu udasanzwe, kubera ko zumvise hari umuntu udasanzwe, zumva ziguwe neza, kubera ko zinjiwemo n'umukozi w'Imana ufite imbaraga z'Imana. Zifite abandi bamarayika benshi, Daniyeli ari kumwe n'abamarayika benshi b'Imana, ariko intare nazo ziramutinya. Haleluya. Nta mwene wabo bari kumwe inshuti yanjye. Mu kiganiro cyo ufite rero cyo kuvuga ngo mwene wacu yantaye, mwene wacu ntabwo akinyitayeho, bene wacu, mwene wanyu ni byiza. Misi y'imperuka nitusoma muri Timoteyo igice cya Timoteyo wa mbere igice cya 2, gutyo Timoteyo wa 2 Timoteyo wa mbere igice cya 2, Timoteyo wa 2 igice cya 3. Ni muri Timoteyo, misi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Bamwe bazaba bikunda, badakunda babo, bikakaza, arinda shima,
hari abiraririzi, hari abibone, ndetse babesherana, bakunda impiya, bagaragaza ishusho yo ko ariko batera. Ibi byose nibona ngo bisohoye indwara z'ibyorezo, intambara hirya no hino, ariko ibi byose muzamenye ko garuka kwa Yesu kuri hafi. Yesu Kristo azaza nk'umujura nshuti yanjye, ntabwo tuzi umunsi cyangwa igihe. Gusabye tugomba gutekereza, ntabwo kuvuga ngo kubera ko Yesu agiye kuza ntabwo nshobora gukora, ntabwo nshobora gutekereza ejo hanjye hazaza. Tekereza, kubera ko ntabwo uzi igihe Yesu azazira, ariko utekereza uvuga ati njyewe, uvuga izina ryawe ati njyewe ndi hano kugira ngo mbe umwambasaderi mwiza wa Kristo, mbe umuhuza mwiza wa Kristo. Abantu nibambona bo bambonemo Kristo, babonemo Kristo muri nge, ntibabone ko ari njye uriho, ahubwo babona imbaraga z'Imana muri nge, mbuwa akamaro muri sosiyete.